sinzi niba abantu benshi babizi ubu nsigaye ndi umukinnyi wa filime. Aba bose muri kubona bari gufata amajwi n'amashusho, ejo mu gitondo muzaba muri kubibona bicicikana kuri YouTube. Kuri video dotirwa. Ufite channel yitwa Iris TV Rwanda. Ejo muzaba muri kubibona rwose, muzajye mukore subscribe, mukore share, mushyiraho ama comment n'inzogera, mukarera n'inzogera, za notification zose zigeze zibagera. Amashi menshi cyane Mr. Shabugu nahaguruka mu cyubahiro cye. Mwiriwe. Kore subscribe kuri Iris Rwanda. Igitondo murabibona ukuntu bwagenze. murakoze. Umuntu wese wakandagiye hanga ejo araba ari kuri YouTube. Njyewe iriho muhaye video maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe. Nemeye nta gahato ko wowe Niyongabire Amina umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'Urwanda. Niyongabire Amina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndihomubayo Gedewo umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ibyishimo bibarange ukubaho kwanyu, Imana yifatanirije mu gikomeze, muzabere bose urugero. Niba tuje muri Edeni, ninjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. Muhesheje imihigo y'intwari mwanze umugayo, muhesheje ishema ababyeyi muciye agahigo, abo musize natwe tuzabakumbura, muzabere bose umugisha. Uru rugendo mutangiye none ni rurerure cyane, muzubahane kandi mukundane biruseho, natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro. Niba tuje muri Edeni, ninjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. Muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse, Imana irabibutse, tubakingurira amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, tubifurije kuzabyara hungu na kobwa, tubifurije amahoro masa mu rugo rwanyu, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije gukundwa n'inshuti n'abavandimwe, tubifurije urukundo rudasaza. Nanone kandi tubifurije gutunga mugatunganirwa mu rugo rwanyu. Imana izabafashe mu buzima bwanyu bwose. ibakinguriye amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, ibakinguriye amarembo y'ijuru.
muzabyare muheke ibakinguriye amarembo y'ijuru muzakunda n'ubuziraherezo Imana yacu irabibutse ibakinguriye amarembo y'ijuru izabarinda ubukene ibakinguriye amarembo Imana yacu irabibutse ibakinguriye amarembo y'ijuru tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana isezerano ry'Imana rirasohoye icyo yagambiriye kuri mwe iragikoze yemeye kubahuza ngo mube umuntu umwe kuri uyu munsi irabisohoje imigisha n'amahoro bibasenderezweho ibyishimo bibarange ukubaho kwanyu Imana yifatanirije mugikomeze muzabere bose urugero niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana muhesheje imihigo y'intwari mwanze umugayo muhesheje ishema ababyeyi muciye agahigo abo musize natwe tuzabakumbura muzabere bose umugisha uru rugendo mutangiye none ni rurerure cyane muzubahane kandi mukundane biruseho natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito muzahorana no gushyingiranwa mu buryo bukurikije amategeko bahisemo gushyingiranwa mu buryo bukurikije amategeko mu buryo buteganywa n'itegeko nshinga y'igihugu cyacu itegeko rivuga ko ababana nk'umugabo n'umugore babana mu buryo bukurikije amategeko itegeko rivuga ko gushyingirwa kwemewe ari uguhuza umugabo umwe n'umugore umwe babyumvikanyeho bikabera imbere y'ubwanditsi w'irangamimerere kandi bigakorerwa mu ruhande rw'abenshi ubwo gushyingirwa niko konyine kwemewe hari ibisabwa rero kugira ngo abageni abifuza kubana nk'umugabo n'umugore bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko hari icyo basabwa buri wese icya mbere ni imyaka 21 nibura y'amavuko ni ukuvuga ngo utarageza iyo myaka ntabwo aba yemerewe gushyingirwa mu buryo bukurikije amategeko
21 nibura. Icya kabiri ni ukuba abagiye gushyingiranwa ntawe ufite irindi sezerano ryo gushyingirwa, kuko gushyingirwa kabiri ntabwo byemewe, keretse ishyingirwa rya mbere ribanje guseswa. Ikindi kigenzurwa cyitabwaho, agira ngo abarimo kuvuga bagabanye, tubwire abageni bacu ikindi cyo kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo itegeko ryemera gushyingira abafitanye isano rishingiye ku buvandimwe. Ni ukuvuga ngo abafitanye isano rishingiye ku buvandimwe ntabwo bemerewe gushyingirana. Ntabwo washyingiranwa n'uwo muvuga, ntabwo washyingiranwa n'uwo mufitanye isano kugeza ku gisanira cya karindwi. Ibyo bintu uko ari bitatu biteganywa n'itegeko nibyo bishobora gutuma uwifuza gushyingiranwa atabyujuje bitemewe. Reka mbifurize kuzabyara ahubwo nakobwa, ndabibifurije Imana izababone, ariko muzabyara mushoboye kurera, aho muzabonera batunga, aho muzabonera, aho muzashobora kwitaho, aho muzabyara. Inshingano niyo guhana ibibatunga. Umugabo n'umugore bahana ibibatunga iyo bikenewe. Ibitunga umuntu abihabwa mu kigero abikeneyemo, kandi biri mu bushobozi bingana n'ubushobozi buri kubitanga afite. Ntawe ukwiye kubera mugenzi we imbogamizi kubera ko yamusabye ibidashoboka. Aramutse twumva aho umugore ashobora kurerwa ntabwo yaba yahangayitse, cyangwa umugabo agahangayika kubera ko bamusabye ibyo adafitiye ubushobozi. Nifuza ibi n'ibi nutabima ntuzongere no kubona mu rugo, ntuzongere no kubavugisha. Niba atabifite yagira ate? Mu yandi magambo, muzafatanye kandi musange ibike n'ibyinshi muzaba mufite uko bingana kose. Icyo bita mu Kinyarwanda ngo musangira akabisi n'agahinda. Iyo ni wa mugani wa Kinyarwanda ngo aho umwaga utari uruhu rw'imbaragasa rworosa rwisasira abangahe. Urabyumva ariko ikintu gikomeye cyane, kwihangana, kwigomwa. Ikindi n'inshingano, abashyingiranywe bagira uburenganzira n'inshingano bingana mu rugo rwabo. Uburenganzira n'inshingano bingana mu rugo rwabo. Ubwo abageni ntabwo barimo kunyumva, bari kurebera amatelefoni, abandi bari gutekereza intwererano, sale nzayishyura angahe, aya resebusiyo, ibintu bitandukanye. Uretse amabwire muve mu matelefoni, hatagira uza kugira ngo igendere n'ubu ntabwo ari icyakuzanye mu muhango, ntabwo waje no kumva. Ubundi mu Kinyarwanda bita gutsinda, kandi utsinda uwo wubaha, utsinda uwo ukunda. Mu Kinyarwanda niko byitwa. Ntimuzabigireho ikibazo, nta kibazo gihari. Abandi bahamagarana ngo mvune mubagana ngo sipiti, ubundi nkamwita hari se ubuki, mwita hari, ubundi nkamwita kingi, ubundi nkamwita bebe, ariko ngo karecamo kakwita pe. Niba uri umusaza ufite uruhara akabikwita, urabyakira ukanabyishimira, sibyo? Muraho pe,
ariko se turi guhamagara ni intambara ikomeye. Abandi ngo ni marifita, nabanje kugira ngo ni rovita, ni amatariyani bazanye. Ndagira ngo mbabwire icyo guhemukirana, abashyingiraga bahemukirana kubera iki? Utuntu dutoya nitwo dutuma abantu mu ntangiriro yo gushyingiranwa batangira gukurana utubazo tutari ngombwa. Abageni rero mureke mbabwire, hari ukwezi mugiye kujyamo, murakuzi? Abageni mumbwire ikizamini ngo turaganire, nabo ngo batunge kamera batubwire ukwezi tugiye kujyamo kwitwa gutya. Bombi barabizi kwitwa gukina abantu. Ukwezi kwaki mu Cyongereza ni hani. Buriya kwezi reka ngo babwireho rero, buriya kwezi ni kwiza, ariko rero utakwitondeye ni ikibazo gikomeye. Muri handi muntu niho abantu muba murebana mubana neza, abashyitsi batandukanye, mukwakiriza iki? Mwumve ji, mwumve amata y'Abafaransa, mwumve imbuto za mango, kubera ko muba mufite muri icyo gihe, ariko birangiyeho gakeya gusa ntibyashize. Umuntu utangira kumuhamagara mu izina rye, ni Jean Pierre, kandi ntiwigeze ubivuga mu myaka yose mwabana. Abantu bagusura ugatangira kubabwira ati sasa aha ngaha turi kunywa igikoma, numubaza n'utwara n'amasukari twaba tuyiba, turi kunywa igikoma uranywa cyangwa nta kumwigisha abana arizo kumubaza. Hariya niho buri wese atangira kwiga mugenzi we, atangira kubona amakosa ya mugenzi we. Ati kumbi yari umuheri, kubera yuko umusore utirariye ntagenza gute? Noneho mwarirariye. Umusore utirariye ntagenza gute? Nta rugori nkumi. Ubwo muvugana ariko n'inkumi naho nuko buriya nabo bayirariye. Hanyuma mujye kugera hariya, hari ukuntu yahishe, hari ukuntu utamubwiye, atangira tubone. Ati kumbe wa mugabo nuko ameze. Ati ubundi uyu ni wa mugore yirirwaga ari kwirukanga amajoro yose, nuko ateye. Buriya kwezi ni ukwezi ngira ngo mbabwire n'abatari babwiye bongere basubiriremo, ariko nta n'icyo bitwaye, sibyo? Mwabibamo mukabirenga, mukazitwa ba nyogokuru n'abasogokuru, birashoboka, sibyo? Mwabyumvise? Mwitwarwa n'iby'iki gihe, umuntu akongera ngo nukore ibi, ngo yavuye muri Amerika atangira kumbwira amagambo, turabana none kugeza uyu munsi n'ayo mafaranga ntayo mbona, arambeshya. Amafaranga aba muri banki, ntabwo ari ku muntu. Amafaranga uyashaka ajya muri banki, ntabwo ushaka amafaranga ashwara n'uwo bashyingirana. Ikiba kibuze ni ugukorera hamwe, ikiba kibuze ni ugushyira hamwe. Ariko mu bintu bitatu byo kubabwira mukwiye kwitaho, icya mbere ni urukundo mwatangiye. Urukundo ukarukomeraho, umuhe umwanya wo kugira ngo hagire icyiza, umuhe umwanya gito cyakwivanga mu rukundo rwanyu, kubera ko urukundo icyiza cyarwo nabageni mwumvise. Icyiza cy'urukundo rwa nyarwo rwihanganira byose kandi rukababarira byose. Shaka nasoreze, urukundo rugenza gute? Rubabarira byose kandi rwihanganira byose. Ako mugafate neza.
icya kabiri kubera ko muri abantu mugiye kubona nk'umugabo n'umugore ntabwo umubaji w'imitima ntiyagenze gute ntabwo yiringanije uko wabigenza kose n'uwo mwavukanye n'abakubyaye mushobora kudahuza ibitekerezo n'imyumvire muranyumva neza aho hantu abakubyaye n'abo muzabyara n'abo muvukana birashoboka yuko mutahuza iki ibitekerezo mutahuza imyumvire n'imbaraga nimubona bitahuye ntimuzagire ngo ni igitangaza ni ibintu bisanzwe niko abantu babayeho nta gitangaza kirimo ahubwo ikintu kiriho gikomeye cyiza mwakiraho imbaraga nuko wakwihanganira mugenzi wawe umugabo akihanganira umugore we umugore akihanganira umugabo we nabyumvise utwo muco mwatwumvise byibuze rero mwaje gukora ku ibendera amakosa wayagira nta muntu udakosa nta buzima butagira ibibazo ariko n'ibinabaho ushobora kujya wihanganira uwo mwashyingiye abagabo bajya baca bugufi babwira umugore ati rwose mbabarira muzabyite aba ari ngombwa muzabyite n'abagore nabo ati njyewe mwe muzigaba mwene runaka rakarakara ntibizageraho nibibaho uzihangana ese n'inshuti zawe atari n'umugabo wawe n'umubare imyaka myinshi mutihanganirana ni gute utihanganira uwo mwashyingiranywe ngo bibiliya ukuntu ivuga bibiliya iravuga ngo bagabo nimukunde mumufashe abagabo mukunde namwe abagore mugenze gute mu yandi magambo mukundane mugandukirane sibyo wagira icyo bizatuma buri wese ava kwa se na nyina ngo mukabana akaramata nimugeraho abadivantisite bazababwira ngo gutandukana kwanyu ni ukugeza igitorero buri wese azaza kugenza gute ni ugutwara itorero rye nimugera mu batisite barakubwira ni ukuzatandukanywa n'iki kumusaha amahirwe yo gutandukanywa n'ibindi bitari bimwe mwanyumvise uzakorwe n'Imana abandi abantu bari kwiganira batanyumva Imana irabibutse nabyumvise ibakingurira amarembo y'ijuru bari kubitekerezaho ariko niba utabishobora uve hano ubihakanye ubu rero ibyo mwavuze byose mbivuyemo hanyuma ikindi abashyingiranywe mujye muganira muvugane sibyo uyu munsi tugura n'utubazo tw'abantu bashyingiranywe akaza akavuga ngo umugore ntavuga mwandika mesaje gusa kandi tubona mu rugo ukumva umugore avuze ati umugabo navuga n'imyaka irarangiye ni mesaje gusa amafaranga ni kuri momo akandika ngo uhahire abana ntabyo kuvuga ni mbona mubona ni watsapu ni twita ni fesibuku mbega noneho wanabaza umuntu ndetse ariko kutita avuga ati reka agira amagambo menshi ndabuze uko muca mu ijambo musabuze uko muca mu ijambo umwaka urarangira wose uburyo nta na kitso yashyiraho zirinde guhimana mujye muvugana iyo umuntu mwaganiriye ukamutega amatwi burya uba umuhaye n'umutima wawe mujye muvugana ujya kuvugana n'umugabo utashye saa 5 z'ijoro umugore yamubaza atari ko rwongeye kureba umupira wa maniyu ngo mani siti wagataha yanakugaburira atareba nshuti wanjye nariye mu kabari ukwezi kukarangira ibyo bintu bibabaza abagore
mwabagabo mu byumve. None ushaka no kumwumva ngo uravuga ngo narindi muri biyo ntiyiruzi tumutabera n'umugabo n'umugore. Ufite inshingano zo kwita ku rugo rwawe, harimo no kuganira, harimo kuvugana, harimo kujya inama y'ibyo mwakora n'ibindi niyo wanabikora burya, ariko mukore mwavuganye mwaganiriye. Ngaho kuri iyo telefone ngo narindi muri biyo ukajya unazimubwira diri usineye giti unayimusobanuriye ibyo n'ibintu. Abandi kurya mu rugo, abandi bafite igihe bari kwishyura mituweli no kwigisha abana, abandi no kwirinza za mitsingi na za izikonje n'izishyushye, yagera mu rugo ati kutatetse yabizana ngo birakonje, umwana uzi kubitegura neza. Utwo duco ni tubi, utwo tugeso ni tubi. Nubona ari bwo uzubahe umugore wawe umuha agaciro, sibyo? Abagore bamujya mwihangana nabo, burya baciye bugufi ukihangana ukavuga uti ndabwubaka, wahindura umuntu wamuhindura, mukagendana mukagendera hamwe. Urugo rero, urugo rwose rugira umuco, n'umwicara mugira umuco wayo, ariko abantu bagira umuco binyuze mu biganiro, mujye muganira, sibyo? Barya witwa mbe ni Sherine, mu gicuku umubyutse mu gicuku tibyuka tuvuge spiritiye yukamu nurangiza umubwire nka saa saba sabana izi n'ikindi kariyeri yimukiye muri gare, nawe wumve nabyo n'ikiganiro ndetse n'ikiganiro, kuko nta wundi muntu yabwira, ni wowe afite yabwira, ni wowe yumvamo yabwira ibikomeye, ibyoroheje, ibisanzwe, ibidasanzwe, ni wowe wanamubwiza n'ukuri umujyanama wawe. N'ibyo inshuti zawe zitakubwira, umugore wawe yabikubwira, umugabo wawe yabikubwira. Uravuga ati ariko wambaye nabi, ubwo umuntu ari kugenda intambara ikomeye, ariko umugore avuga ati ntabwo nshaka kuva aha ngaha ibi utabikoze neza. Iyo utisubiye umusore ubuzima bw'iki twabyumvise, ikindi ukwiye kubana n'umugabo n'umugore umushyingirwa mugakurikiwe no kubana mu gihe cy'amezi 12, umwe mu bashyingiranywe ashobora kubisabira ubutane. Kubana n'umugabo n'umugore umwe mu bashyingiranywe ashobora kubisabira ubutane iyo birengeje amezi 12. Ufite uburenganzira bungana ku mitungo y'abashyingiranywe, kandi uburenganzira butangira mutimara gushyingiranywa hakurikije uburyo mwahisemo bw'uko muzacunga imitungo yawe. Umutungo rusange. Ubwa kabiri ivangamutungo muhahano. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ubwo buryo uko ari butatu nibwo abashyingiranywe bahitamo bakumvikana uko bazacunga imitungo yabo. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose, buri wese yari afite, n'iyo muzashaka mukumvikana ko muzashyira hamwe. Icyo gihe mugira uburenganzira bungana bwo kwikurikirana no kwihagararira. Iyo imyenda yose yakifashwe n'umwe mu bashyingiranywe ifatanyiriza hamwe kuyishyura. Iyo bwa kabiri ivangamutungo muhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe imitungo bazahaha uhereye ku munsi wo gushyingirwa. Buri wese akora ku giti cye cyangwa se bakorera hamwe, ari impano wahawe uhereye kuri uwo munsi. Ibyo ngibyo nibyo abashyingiranywe bazavana. Imyenda yafashwe mu nyungu z'urugo fatanyiriza hamwe kuyishyura. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye.
ni amasezerano bashyingiranywe bagenda kumvikana ngo gufata neza urugo rwabo, buri wese akagumana kwikenuza, gutanga, kugurisha umutungo yigengaho, buri wese agumana umutungo we, kumvikana gufata neza urugo rwawe. ubwo buryo bwari butatu nibwo muri buze guhitamo bumwe bw'uko muzacunga imitungo yanyu. Ko muri benshi rero no gukoresha igihe neza, turagira ngo tuze kubabwira uburyo bw'uko mwahisemo muzajya mubona iki kiganza, sibyo? Muri kameramani mushaka mwegeye aha mukabantungira kamera kugira ngo mbarebe neza. Mwegeye aho mbabona. Murakoze. Abahisemo ivangamutungo w'umuhahano nano, abahisemo ivanguramutungo risesuye, buri wese akagira ibye akagira ibye, ariko bamufitanya gucunga urugo rwanyu neza. Kameramani wabuje asenarande nasoje abuze n'umwe. Murakoze, ubambere amashyi. Muri za Ndabirambe n'ubunyeho basanga ati ndi gusengera umugabo wanjye ngo bigende gute se? Ati niyo yagenda nka bubu aho kumusengera ngo aje no mu rugo byibuze cyangwa kure bikwiye, ajya gutekereza nabi, ntabwo Imana yakumva rero. Ibyo ni byo kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni impamvu ikomeye yatuma bashingiye batandukana. Tugeze ku musozo kandi twababajije uburyo bwo muzacunga imitungo yanyu kugira ngo mwunganire gushyingirwa. Ntawe ufite ikigeragezo cyo kutamenya gusoma? Hari abafite icyo kigeragezo? None se ntabwo mubizi yuko ya ndirimbo ngo ayidera mu kasine ntabwo muyizi? Jewe iriho muhaye video maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyongabire Amina umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda. Niyongabire Amina maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndihokubayo Gedewo umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Iba tuje muri Edeni. Ngo bamwe abantu bajyaga bihakana bagenzi babo, ariko ubu mu ikoranabuhanga ni igikumwe cyabo. Ushaka urupapuro rw'ishyingirwa urwo ari rwo rwose ashobora kujya ku irembo akabona attestation de mariage
n'aka kanya wasanga byamaze guhinduka ntabwo mukiri ingaragu. Abantu bari kuganira niba bacecetse, bumvikana barimo kuganira ab'inyuma bareke twumvikane neza. Mundebera abantu b'inyuma barimo kumva cyangwa ntabwo mutuze. Turasoje rero, reka mbifurize ikintu cyiza. Abashyingiwe mbifurije kugira urugo rwiza, nzagira urugo rwiza, urugo rutekanye, uzabyare hungu n'akobwa, kandi Imana izabahe ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Kandi dushimiye ababaherekeje. Ibyo bari kuvuga ngo bagiye nijoro nta baherekeza bagira, ariko mwebwe mwaherekejwe kandi mwaherekejwe n'abantu bari smart, baha amashyi nabo. Mugire ibirori byiza, mugire umunsi mwiza, murakoze. None ni rurerure cyane muzuhane kandi mukundane biruseho, natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro. Niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. Muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse, Imana irabibutse, ibakingurira amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, tubifurije kuzabyara hungu na kobwa, tubifurije amahoro masa mu rugo rwanyu, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije gukundwa n'inshuti n'abavandimwe, tubifurije urukundo rudasaza. Nanone kandi tubifurije gutunga mugatunganirwa mu rugo rwanyu. Imana izabafashe mu buzima bwanyu bwose. Imana yacu irabibutse, ibakinguriye amarembo y'ijuru, muzabyare muheke, muzakundane ubuziraherezo. Izabarinda ubukene, ibakinguriye amarembo. Imana yacu irabibutse, ibakinguriye amarembo y'ijuru. Muraho karibu twese tupina n'aka kazuba kabagereho. Muzakundwe n'Imana. Isezerano ry'Imana rirasohoye, icyo yagambiriye kuri mwe iragikoze. Yemeye kubahuza ngo mube umuntu umwe,
uyu munsi irabisoje. Imigisha n'amahoro bibasenderezweho, ibyishimo bibarange ukubaho kwanyu, icyo Imana yifatanirije mugikomeze, muzabere bose urugero. Niba tuje muri Edeni, ninjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. Muhesheje imihigo y'intwari mwanze umugayo, muhesheje ishema ababyeyi muciye agahigo, abo musize natwe tuzabakumbura, muzabere bose umugisha. Uru rugendo mutangiye none ni rurerure cyane, muzubahane kandi mukundane biruseho, natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro. Niba tuje muri Edeni, ninjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse, Imana irabibutse. hanyuma rero ibyiza byose biri bubere hano ntitwahangara kubitangira cyangwa se no kubyishimira tutabanje gushimira Imana yaduhaye kuramba no kuramuka, ikabiduhana ubwuzu n'urukundo idahwema kutugaragariza. ndavuga Uwiteka Imana yacu dusenga twese uko turi hano, niyo mpamvu tugiye twese guhagurukira icyarimwe, ababishoboye n'abadafite birantega, maze duhamagara umubyeyi mama pasiteri, ndavuga uwatoranijwe umunsi kugira ngo aze kutuyobora mu isengesho, niwe watoranijwe kandi atewe ishema no kutuyobora mu isengesho no kuragiza uru rugo rushya rwemewe n'amabwiriza yose umugisha, kugira ngo n'ibindi byose bize kuba binyuriye mu biganza by'Uwiteka. Twese duhagurutse ndagira ngo twegerane, maze umubyeyi yegere hino adufashe kwegera Imana mu isengesho, igitaramo cyacu kize kuba icy'umugisha. N'ikaze. Murakoze cyane, ariko muranyemerera ururimi rw'Ikinyarwanda na urunyorere, ndasenga ni Kiswahili. Baba kulingana na sheria ya Rwanda. Mungu, tunakubariki kwa kila jambo lolote ambalo litakalotendeka mahali hapa. Tunaomba ya kwamba nguvu zako na uweza wako uwe pamoja nasi. Tunakataa nguvu zote za mwovu shetani katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba njoo uwe pamoja nasi, kila kitu kitakachofanyika mahali hapa uwe pamoja nasi. Tunaomba ya kwamba ukatulinde, ukatupatie furaha katika mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Banza bakamya amashara bumva igiswahili, niba tucyumva dukoma amashyi yadusengeye avuga ati Imana iduhe umugisha muri byose. Dukoma amashyi cyane dushimira Imana. Yego. Hanyuma rero kugira ngo tuze kuganira tuziranye, buri wese nahereze ikiganza mugenzi we avuga ati Uwiteka abane nawe kuri uyu munsi. Turaba tuganira tuziranye, buri wese yegeranye nawe musuhuze. ubwo Jide yasohoze igicaniro cy'urukundo rwe namuhobera. Jide namuhobera, mwebwe muri umwihariko. Amashyi kubanza bari gutoranya abahereye iruhande, ariko ntacyo bitwaye. Hanyuma rero ubwo umubyeyi amaze kubiha umugisha akadusabira umugisha utagabanije ku Uwiteka Imana yacu, ubu noneho dutewe ishema no kwakira buri wese uri hano, tukamwakira kandi tukanamuzimanira. Hanyuma rero mbere y'uko icyo kunywa kitugirira umugisha,
sinabura kubanza guha umubyeyi akaba umukuru w'umuryango uhagarariye imiryango yombi kabanza ikaze abaturutse kure aba hafi abazimyamuriro abatumirwa ubundi twese tukaza kuganira dusa naho umubyeyi duhaye ikaze mu izina ry'umuryango. Umubyeyi rero ndumva nk'uko turigushima n'urwego rwo kubanza ikaze bari hano bose tubone kubona ko twavunishirijwe muri byose. Yesu ashimwe. Turishimye cyane kuba mwaje gufatanya natwe. Ndabizi muvuye kure, abavuye hakurya y'uruzi, abavuye iburasirazuba, abavuye iburengerazuba, kandi ikirere kuko turabona kimeze nabi, izuba ryacanye. Turabishimiye cyane mwese muri uru rugo rwacu. Urugo rw'abana bacu rero tubahaye ikaze kandi tubashimiye kuba mwaje gufatanya nabo muri urugendo rwabo batweretse mu birori byabo batweretse uyu munsi. Ntizimbye mu magambo batubwira abari ikambere abanze batwakirire abasaza baturutse kure n'abakecuru ndetse namwe mwese mubanje mwica inyota, ibindi turaba dukomeza tuvugane kandi turabishimiye cyane. Murakoze cyane, ayo mashyi mumuhaye ni makeya cyane. Ntabwo tureba umubyeyi duhaye ikaze. Hanyuma rero nk'uko atanze uburenganzira ngo nyaboneka abo ku kigega barekure maze ikaze n'ikaze bikomeze byibarangura muri iki gitaramo. Zana tubanza tuzimanire buteretse hafi ayo ntango. Hanyuma noneho abawuhuje uyu munsi babanze batwereke ko twese duhawe ikaze kuri iki kinyobwa cyiza ubasukire muri utwo turahure tw'imaragishyika, maze ubundi umutware Jidewo abanza ari mu maso y'igicaniro cy'urukundo rwe Amina, maze amubwira ati urakoze mugore mwiza nzagukunda iteka ryose. Jidewo ati gitsukiramo kako kakora gakomeza kumera muhagurukire icyarimwe. Hanyuma rero Jidewo Bibiliya n'andi mabwiriza yose ategeka abagabo twese ko tugomba gukunda abagore bacu iteka ryose ubuzima bwacu bwose. Niyo mpamvu iteka iyo tugiye kuzimanira abadamu bacu tugiye no kubaha ibyo dukunda nabo ngo tubakundishe, ubanza kumubwira ijambo rimunyura umutima ry'urukundo yamwenyura ukamuzimanira. Shaka ijambo uziri munyura rwose agahita amwenyura, umufate no ku rutugu nubwo tutaryumva ntacyo aramwenyura turamenya ko warimubwiye. Ukora kumubwira ati no hepfo aho hose narahaguhaye nta kibazo, nta kindi nakwira. Urabona ko Amina rwose aneze atewe ishema no kugira umutware Jidewo. Jidewo mwongera ariko urugendo yagenze afite inyota. Wamuka ibibazo afungure na pare na marene hafi nabo baze. Ami nawe nyine mufate hirya mu gihumbi, nyuza akaboko hirya ufate hahandi, maze umubwire uti mutware mwiza nzakugandukira nk'uko Bibiliya idutegeka ngo tukandukire abatware bacu ubuzima bwacu bwose, maze umuzimanire kuri uwo mutware mwiza utabangamira imitima y'abizera. Ubundi umuntu utagenda abone ishyari antize ibiganza tubashimire badufungura igitaramo cyacu. Mutuka ubuzima bwacu mwese hamwe, Jidewo na madamu mutuka ubuzima bwacu twese tubibonereho. Hanyuma rero n'abandi bose ubwo nizere ko baduhaye uburenganzira bwo kwirinda umwuma muri iki gitaramo, buri wese bamugereho cyane ko umubyeyi yatanze iryo renga. Hanyuma rero muri uwo muryango ntawe tugira imbata yo kuzimanira wenda kitamunyura, ariko mu busanzwe uyu ni umuryango w'abakristo, ariko n'abandi bose ni abakristo. Niyo mpamvu buri wese tumuzimaniza ikimunyura n'icyo ashoboye. Niyo mpamvu nushobora agasururu karimo agafu bamuzimanire, bashyire mu gacuma bamuzimanire. Ushobora umutobe utabangamira umutima we kubwo kwizera kwe niho bamugereho. Ushoboye amazi ya Nili, soko ya Nili ntigakame, dukomeze tuyisigize ntigakame, nawe bamuhe maze inyota tuyiheze muri uyu muryango. Umukaraza mwiza babura akaririmbo k'urukundo gakomeza gusingiza urukundo rw'abo bageni bacu umunsi batweretse intambwe idasubira inyuma kuri twe umuryango hamwe mu muryango mugari nyarwanda.
imbabarira n'akaririmbo k'urukundo keza cyane kandi twese duhuriyeho, maze buri wese mubanze bamuzimanire mukanya turaza gusubukura ibiganiro byacu, ariko buri wese twamuhaye uburenganzira bwo kwirinda umuntu. DJ nyabuneka muhesheje imihigo y'intwari mwanze umugayo, muhesheje ishema ababyeyi muciye agahigo, abo musize natwe tuzabakumbura, muzabere bose umugisha, uru rugendo mutangiye none ni rurerure cyane, muzubahane kandi mukundane biruseho, natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro. Niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro, muzakundwe n'Imana. Muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse, Imana irabibutse, ibakingurira amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, tubifurije kuzabyara hungu na kobwa, tubifurije amahoro masa mu rugo rwanyu, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije gukundwa n'inshuti n'abavandimwe, tubifurije urukundo rudasaza. Nanone kandi tubifurije gutunga mugatunganirwa mu rugo rwanyu, Imana izabafashe mu buzima bwanyu bwose. ibakinguriye amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, ibakinguriye amarembo y'ijuru, muzabyare muheke, ibakinguriye amarembo y'ijuru, muzakunda n'ubuziraherezo. Imana yacu irabibutse, ibakinguriye amarembo y'ijuru, izabarinda ndishimye cyane ku rwego ntabivugisha amagambo ngo bisobanure. Mbere na mbere ndashimira Imana yampaye umufasha nahoze nifuza mu buzima bwanjye. uyu mwene nabifashe Imana, ni ukuvuga ngo nk'uko yabivuze turi hariya mu murenge, urukundo rwacu rumaze imyaka 12. mbere y'uko tubana twamaze igihe dukundana, hagenda hacamo ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo bumwe n'ubundi ntabasha gusobanurira aha ngaha ngo birangire, ariko kubera Imana yari yarabishyize mu mugambi wayo mbere y'uko tugiye kuvuka na mbere y'uko tubaho, ikomeza kubishyigikira kugeza kuri uyu munsi. Ndayishimira rero nawe nafasha Imana abashyira cyane. Ikindi kandi ndashimira umufasha wanjye Imana yampaye, ko mu gihe cyose tumaranye, mu myaka tumaranye, ni umuntu wambereye ingenzi mu buryo bushoboka bwose. Yagiye dutanga muri byose mu buryo bushoboka bwose. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi njye ntabwo mufata nk'umugore gusa, ahubwo mufata nka mushiki wanjye Imana yampaye. Iwacu tuvuka turi abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, ariko twaje kugira ibyago mushiki wacu aza kutuvamo akiri muto cyane, dusigara turi abahungu gusa. Hagati aho ngaho rero njyewe nk'umwana wari hagati mu bandi bana, ninjye wasigaye ndi umusimbura wa mushiki wanjye, imirimo yose yo mu rugo ninjye wayikoraga. Mama arabizi neza, na mukuru wanjye na murumuna wanjye n'abandi bose twari duturanye. So rero
nyuma y'uko mba mu bugaragu nkaba umugabo, umugore wanjye yambereye umugore, ambera mushiki wanjye, ambera byose. Ntabwo nabura kumushimira rero imbere y'imbaga ingana gutya, kandi nzakomeza mushimira ibihe byose. None aha rero ndishimye cyane, ntabwo nabivuga ngo mubyumve, ntabwo nabyumva keretse njyewe nyine uri kubyumva mu mutima wanjye, n'Imana ireba hihishe iyo irimo kubireba. Iki gikorwa twagiteguye mu buryo busa naho ari buto cyane. Dutegura iki gikorwa ntabwo twatekerezaga ko dushobora kubishyiramo imbaraga ziri kuri uru rwego. Mu buryo twabiteguye twumvaga tugomba kwakira abantu bake cyane bitewe n'ubushobozi bukeya twari dufite, ariko kubera Imana ariyo yabivuzeho kandi ibifiteho umugambi ukomeye, igenda ibyagura kugeza kuri uru rwego muri aha ngaha mwese. Ngira ngo hari n'ababimenye nko mu minsi nk'ibiri ishize, ariko uyu munsi bakaba bari hano. Abo ngabo si ukuvuga ngo ni uko nari nabibagiwe cyangwa se ntifuza ko baba bari hano, ahubwo ni uko bitewe n'ubushobozi nabonaga mfite, kubatumira nabonaga ari ibintu bigoye cyane. Ariko uko umunsi ugenda uza, amasaha uko agenda, nkabona ndi kugenda nza n'ubushobozi yaruseho, bituma agenda ntumira n'abandi benshi kurushaho. Ndashimira buri umwe wese rero wicaye aha ngaha, ubutumire bwanjye cyangwa se bwa madamu cyangwa se n'ubw'umuryango muri rusange. Nagira ngo rero nk'uko twahuye hano twese ntabwo tuziranye, ariko ntabwo twafata umwanya wo kuvuga ngo buri wese yivuge. Njyewe nk'umuntu ubazi, nubwo bose ntabazi amazina, ariko buri umwe ngiye mfite uko muzi, ndamusobanura uko muzi. Murakoze rero. Ndahera ku muryango wa madamu. Murakoze. Ndakomereza hano, hari mukuru we, hari bakuru be babiri na basaza be babiri. Hari umusaza we bavukana mu nda, reka ari we mbanza guhagurutsa, Emmanuel. Hano hakaba hari na mukuru we wo kwa ese wabo, bakuru be babiri nabo nibahaguruka babasuhuze. N'umugabo mwiza. Nanone hano umuryango wa madamu ndumva ari abo ngabo babashije kuboneka. Hari na murumuna we, barumuna be babiri bavukana mu nda, nabo bari hano, bashobora kuba bari mu mirimo mu gikari, niba banyumva bashobora kuza bakabasuhuza. Uyu nawe arahari, abandi bashobora kuba bari mu mirimo hariya mu gikari, aho bari nabo turabasuhuje. Ubwo reka mpite nsimbukira ku muryango w'iwacu. Hano mfite ba masenge, mfite masenge yitwa Julienne. Uyu ni mushiki wa papa, niwe bucura iwabo. Nkaba nagira ngo na mubyara wanjye, umukobwa we nawe ahaguruka abasuhuze, yitwa Germaine. Noneho murumuna wanjye na mukuru wanjye nahaguruke. Barasa neza cyane, zaryoshye. Na mama nawe nahaguruke. Twabasiranye n'abahungu bawe bafite ifoto. Hari umuntu ufite ifoto. Ndabashimira rero nabo ubwitange bagize, baturutse iburasirazuba niho iwacu niho dutuye. Uretse ko ngiye mbinaha nyine mpamaze imyaka myinshi nawe hatakurikira. Ni naho famiye zanjye zivuka zose. Ni uko twebwe papa na mama bamara gushakana bagiye gutura iburasirazuba mu gice cy'igihugu.
barimo kumbwira ngo kuvuga abana banjye ariko nari nabateguriye umwanya special ariko nta kibazo reka nabo babazanye batibure dore n'uyu wamusize mubana nyamuneka bakemuke abari hano bababone ndabona bahageze abahungu banjye intwari zanjye gusa aya niyo maboko Imana yampaye muri iyi minsi n'ejo hazaza iyi niyo mfura yanjye abatamuzi yitwa Iganze Arnaud Gideon uyu mutoya nawe akitwa Igisigo Hero Gideon aba ni abana Imana yampaye rero ndakomeza kwishimira cyane ari nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga nireka ntere intambwe yo kujya gusezerana mu mategeko kugira ngo abana banjye barusheho kugira umutekano haba mu buzima busanzwe ndetse no mu mategeko ya leta ahaguruka aho hari nawe abasuhuza ni umuturanyi wanjye niwe utuye kurikira hano haraguru tumaranye imyaka 7 aha ngaha nanone kandi hano mpafite indi nshuti yanjye y'imena nayo tumaranye igihe kirekire twahuriye muri uyu mujyi duhujwe n'ubuzima dukorana muri salo ariko ubu ntabwo tugikorana we yateye indi ntambwe ageze ku rundi rwego basigaye ari umucuruzi yitwa Rwibutso Frank nawe ahari nawe ukabasubiza mumbabarire ngomba kumara umwanya uyu munsi n'uwanjye ntihagire urambirwa kabisa bose ndashaka kubacishamo amaso nkagira n'undi mukecuru rero nawe w'umushuti w'umuryango cyane ni umushuti wanjye cyane ni umuntu ujya unganiriza akambwira ibintu bikomeye cyane tumwita tanti nawe nahaguruka basuhuke none aha ngaha rero hari abarimo kunyisha ariko hano hari umukobwa nawe dusengana yitwa Oliva nawe mu cyubahiro cye nahaguruka basuhuze nanone kandi nkagira umusore w'ibigango dukorana ni umusore w'ijaya cyane haba mu gihagararo no mu gitekerezo bamwita Shabani nahaguruka basuhuze nanone rero mfite izindi nshuti z'akadasohoka zamenyanye n'umugore wanjye mbere ngeze aho nanjye turamenyana turi inshuti ni umubyeyi nkunda cyane umusengera cyane urukundo nkunda rwose narurondora kuko iyo ampamagaye reka mbigire ibanga ni umubyeyi nkunda cyane we n'umugabo we nibahaguruke badusuhuze yitwa Masitari n'umugabo we nibahaguruke badusuhuze nanone kandi ndashaka gushimira umugabo bita Fisi Remy sinzi ahantu yicaye ari Fisi Remy nawe nabasuhuze ni umukozi w'Imana ukomeye cyane nanone kandi ntabwo nabura gushimira umubyeyi bita Beatrice ni umubyeyi witanga mu buryo bukomeye cyane kuva twatangira gutegura ibi birori abiri inyuma kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri iyi saha na n'ubu niwe muntu wakomeje gushyuha mu bintu byinshi cyane naho hantu hari nahaguruka basuhuza Beatrice ni umubyeyi w'imbazi Imana cyane hari abandi bari mu gikari rero bari bize ntabwo nuko mbabwira ngo baze hano ariko nabaho bari ndakeka barimo kunyumva
ndabashimira cyane kandi n'Imana yo mu ijuru ikomeze ibishimire. Ariko ntabwo nabura guhamagara umubyeyi bita Madiane nawe kuva nawe ibi birori twatangira kubitegura turi kumwe. Uyu munsi niwe wiriwe ahangaha, niwe wafatikanyije n'abandi gutegura ibi byo kurya. Nawe naza basuhuze. niwe karanzura nguyu niwe karanzura mesa. Hari abandi bakobwa dukorana. Hari umukobwa bita Fatuma, ni umusiramukazi uzi gukaranga ipirawu cyane, ndakeka ari wayikaranze yo mwariye. Hari n'undi bita Odira Ingabire, niwe utunganya inzara z'abagabo n'abagore muri salo y'iwacu. Niba nyuma abari nawe naza basuhuze. Mwakoze kudutekera, mwakoze cyane. Nanone rero dufite inshuti yacu ya kera tutarana abana, tutaraba umugore n'umugabo, yitwa Claudine. Nawe nahaguruka basuhuze, ni umubyeyi ukomeye cyane. Ashimwe cyane. Mu by'ukuri rero sinzi niba hariho ntavuze. Hari n'undi mu mama nawe niwe wakoreye umugore wanjye uyu musatsi, nahaguruka basuhuze. Hari n'ababyeyi bakorana na mama Runo mu isoko bicaye hariya Amajyambere na Perusi, nabo nibahaguruke babasuhuze. Hari undi mukobwa wicaye hano nta muntu n'umwe umuzi uretse jyewe n'umugore wanjye. Ni umukobwa twahuriye mu modoka ndi kujya i Kigali. Uwo mukobwa kugira ngo tumenyane twari tugeze Nyirangarama, njya kugura enoza ikawa yo kunywa, noneho imodoka insize ahita ahaguruka aho ndi imodoka ati yewe shoferi dusize umuntu arayihonda ko Francine nahaguruka yicaye hariya. Tugenda mu modoka ya Tozi kugira ngo nidusigara mu kumange. Ni umukiriya wanjye, ni bosi wanjye. Sinzi niba abantu benshi babizi, ubu nsigaye ndi umukinnyi wa filime. Aba bose muri kubona bari gufata amajwi n'amashusho, ejo mu gitondo muzaba muri kubibona bicicikana kuri YouTube. Kuri video dotirwa. Dufite channel yitwa Iris TV Rwanda. Ejo muzaba muri kubibona rwose, muzajye mukore subscribe, mukore share, mushyiraho ama comment n'inzoge, mukanera n'inzogera, za notification zose ziri zibagera. Amaje menshi cyane. Mr. Shabugu nahaguruka mu cyubahiro cye. Mwiriwe. Kore subscribe kuri Iris Rwanda. Igitondo murabibona ukuntu bwagenze. Umuntu wese wakandagiye ahangaha ejo araba ari kuri YouTube. Ubwo rero mu by'ukuri ndishimye cyane ku buryo budasubirwaho. Ntabwo nasoza rero nanone ndashimira buri umwe wese. Hari benshi cyane ntabashije kuvuga mu mazina, benshi rwose. Hari n'umushuti wanjye ugeze hano none aha yitwa David, sinzi ahantu mu Nyacansi. Okay, David wakoze neza. Nawe ni inshuti yanjye cyane. Ubwo rero nsoza reka nk'umwanya madamu nawe agira icyo avuga, anashimire abantu bose bari aha ngaha. Murakoze cyane, ndabishimiye kandi mukomeze muryoherwe. Yakoze kubana natwe, iyo yatangiza urugendo kandi irakomeje. Nshimira Imana, nshimira n'ababyeyi banjye n'abantu mwese mwaje. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse. urabona umunsi ucikiwe ntabwo dukomeza kubafatira cyane abumva bashaka gutaha abatakure bose bashakira udukoni kandi usibye ko n'igitaramo kiracyakomeje urugo ibintu byose birahari nta kibuze nibakomeze rwose bashaka gutarama dutarame kugeza n'ejo yewe n'ejo bundi murakoze rero ntawe tubujije ushaka gutaha natahe ugumana natwe agumane natwe igitaramo kiracyakomeje murakoze cyane. murakoze cyane. Hanyuma rero hari abantu banyongoreye hano mu gikari barambwira bati mbere yuko tugenda nta kuntu watureka tukaramutsa cyangwa se tugakora mu biganza by'abo bageni ngo byaba na ngombwa bakabasigira agasabune ko koza amasahani twaririyeho. Ubwo niyo mpamvu mbere yuko biganiro Yesu akuzwe. Salamu alaikum. Akantu kanguze ku mutima mw'abantu. Uyu musangiza w'amagambo yagiye avuga ngo ni mu muhamashi ngo ni mwekana k'amashi nuko mukayira. Cyambabaje. Wavuze cyane ijambo ryiza. Uyu mugabo yavuze ijambo ryiza. Amashyi yagiye abaca n'ayawe. Hanyuma nawe n'ayawe. N'uyu nawe yavuze neza naye. Hanyuma arangije ngo mwihe amashyi nuko tukayira. Murakoze cyane. Y'urugo yavuze yuko ibintu yabikoze nk'aho bitunguye kandi koko rwose nagira ngo ugatangaze yuko umuryango wa Nkubito Kosima ari we sekuru w'uyu mwana ni mugari cyane. Ntabwo rero iyo tubimenya kare ntabwo ari twe babiri twagomba kuza uyu munsi rwose. Uyu musaza avuze neza yavuze ngo mu minsi iri imbere itari kera tuzahamagara Imana izigira ite yubakire urugo rwayo. Muramenye se kandi mutazongera kubyihererana ndabasabye. Hanyuma ibyo twabonye gusa naho turatumikira ba mwebwe ariko mbabwire ndatuka ku irembo nseka mpaka mu nzu baribaza baturaseka iki ibyiza byawe hari umusaza w'umuryango hano we ariko Imana igira ukwego hengo marene hengo pare byose ntacyo mvuze ndaretse ubu mwumva nshaka kuvuga gusa reka mbabwire no kuba duturuka kure cyane nabyo ntabwo nakwigana n'uko byagenze ariko iyo kubera turataramana maze nkagira nuko nshaje ariko umuntu akaginaga cyangwa se bakora ka kandi nabonye wabona nabonye hano mama bavuze ngo ni umuntu birajyana kabyo ikaruta rw'uwo munsi umuryango rero bari kuvuga byinshi nta n'impamvu yo kuvuga ngo turagiye turi kumwe umutima turi kumwe. Dore urakoze cyane ku murenge nagiye kumva numva ngo Gedeon
ati ndahari. Mbese ni wowe? Iko gitese yamubwiye ngo mbese ni wowe? Ubwo hari impamvu. Ntayo mvuze ariko hari impamvu. Natwe twerekwa ubwo nayimenye. Rero ahantu tugiye ubundi banyita ngarukiye intwari. Ubutaha neza aryo muzanyita ngarukiye intwari. Hanyuma iry'Imana ndi mu Yohani Batista. Aho ndo batije Yesu. Aho dutaha rero ni kure cyane. Turagira ngo rero ntabwo tuvuze ngo muhagarike kubera ko ugiye kuduherekeza cyangwa se ko tugiye bikomeze aho turi hose tuba turi kumwe namwe kugira ngo urugo kujya dutanga raporo ahubwo murumva ko bahamagaye banyotewe no kumva uko byagenze. Maze rero nongeye mbasabe rwose mutubabarire aho tujya nikore cyane, ubutaha tuzarara ndabibemereye. Murakoze cyane. haranditswe ngo nta muciro ubyina nabi, reka tumwongere amashyi menshi cyane. Umusaza aganiye neza n'abandi bose baganiye n'uko amashyi turamuhundagaza. Murakoze nanone kumpa umwanya. Mu by'ukuri nabanje nshimira Imana cyane, ariko ntabwo nayishimiye ku rwego numvaga nifuzaga ko abantu muramutse munkundiye twaza gufata akanya bakadushyiramo indirimbo tugahimbaza, tugacinya akadiho, buri wese akabyina uko yifuza, akabyinira Imana ye mu mutima we, akayiha icyubahiro gikwiye. Mu by'ukuri kuko njyewe biranshimishije, birandenze cyane. Hari umuntu rero w'ingenzi cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mvuze ko nari nibagiwe kumushimira ariko ntabwo nabona ukuntu mbivuga. Ni ukuvuga ngo hari uburyo nifuza kumushimira birenze utari kubivuga mu magambo. Mu by'ukuri mfite umushumba wanjye uncunge kugeza uyu munsi, ni umushumba yitwa Bishop Hakizimana Pacifique. Ni umugabo ukomeye cyane, ni umugabo w'ibitekerezo wo ku rwego rwo hejuru, ni umuntu tuganira mu buryo bwose bushoboka. Mu by'ukuri nubwo mfite inshuti nyinshi cyane, ariko we agira umwihariko utandukanye n'uw'abandi bantu, ariko mbivuga kuko ni umuntu tuganira haba mu mwuka tukajyana, haba no mu mubiri tukajyana. Ntabwo yabashije kugera hano kubw'impamvu z'ivugabutumwa, ari mu mahanga, ariko ndamushimira mbinyujije ku mufasha we Imana yamuhaye nawe w'imfura cyane, ari we Pastor Kendi. Ambabarire nubwo muvuze mu izina, ni umubyeyi nubaha cyane, ariko ngomba gushimira umugabo we mbinyujije kuri we. Nagira ngo aho ari ahaguruke musuhuze, nongere umuhobere. Pastor, kuri buri kimwe cyose ntabwo abasha kuvuga, ariko umutima wanjye urabizi kandi uyu muryango rero umugabo we mu by'ukuri sinzi uburyo namubasobanurira ngo muharugire, abamuzi baramuzi. Iyo ageze mu masore aba umusore, yagera mu bagabo akaba umugabo, yagera mu musaza akaba umusaza. Ni umuntu wisanzura mu buryo bwose, kandi nanone uri umuntu utamuzi ukaba utatinyuka no kumasuhuza kuko ni umugabo wiyubashye ku rwego hejuru. Mu by'ukuri rero
hafi nka 50% ibi bikorwa byabereye ahangaha abifitemo uruhare rukomeye cyane. Ntabwo nabura kumushimira rero, ntacyo mfite namuha kirenze kumushimira mbikuye ku mutima wanjye. Ndamushimiye rero binyujije ku mugore we, ndetse naho ari Imana ibimugezeho bitaranyura mu mugore we, bimugereho kabisa. Mu by'ukuri rero ni umuntu nashakaga gushimira birenze, nubwo hari n'abandi benshi nabo batari banagera hano. Hari abarimo kumpamagara bambwira bati twihanganire mu kazi biki nabo nubwo mutabazi ariko mubashimire ku mutima, munishimiye kuba twebwe ubwacu turahangaha. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze duhane umugisha. Zigeze kudushyiramo akaririmbo nyuma ubundi tugaciye uburyo buri muntu wese ataha yumva ari muri mundi nziza. Murakoze cyane. tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana. Isezerano ry'Imana rirasohoye, icyo yagambiriye kuri mwe iragikoze, yemeye kubahuza ngo mube umuntu umwe, kuri uyu munsi irabisohoje. Imigisha n'amahoro bibasenderezweho, ibyishimo bibarange ukubaho kwanyu, Imana yifatanirije mu gikomeze, muzabere bose urugero. Niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana. Muhesheje imihigo y'intwari mwanze umugayo, muhesheje ishema ababyeyi muciye agahigo, abo musize natwe tuzabakumbura, muzabere bose umugisha. Uru rugendo mutangiye none ni rurerure cyane, muzubahane kandi mukundane biruseho, natwe tubasabiye umugisha wo gusazana kandi mu mahoro. Niba tuje muri Edeni mwinjiye mw'ijuru rito, muzahorana amahoro muzakundwe n'Imana. Muzakundwe n'Imana. Imana yacu irabibutse, Imana irabibutse, ibakingurira amarembo y'ijuru. Imana yacu irabibutse, tubifurije kuzabyara nk'umuntu n'akobwa, tubifurije amahoro masa mu rugo rwanyu, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije gukundwa n'inshuti n'abavandimwe, tubifurije urukundo rudasaza. Nanone kandi tubifurije gutunga mugatunganirwa mu rugo rwanyu, Imana izabafashe mu buzima bwanyu bwose.
ibakinguriye amarembo y'ijuru imana yacu irabibutse ibakinguriye amarembo y'ijuru muzabyare muheke ibakinguriye amarembo y'ijuru muzakunda n'ubuziraherezo imana yacu irabibutse ibakinguriye amarembo y'ijuru izabarinda ubukene ibakinguriye amarembo imana yacu irabibutse ibakinguriye amarembo y'ijuru